ni ibintu bitanu tujye kuganiraho umuntu wese yakora mu mezi 4 ukabasha kugira gute kwiteza imbere. Yego. Ibyo bintu ntago ari ibintu mukuri bari itegeko ku muntu wese ko bimukorera, ahubwo ni igihe wumva bijyanye n'intego z'ubuzima bwawe, icyo ushaka kugeraho muri rusange. Nje na Sebastian nubwo tuba turi kumwe dukorana ntago dufite intego zimwe, ariko hari ibintu dushobora guhuriraho bikadufasha, bikamfasha, bikamufasha, yewe nawe uri dukurikiye aho muherereye hose ukasanga byakugira umumaro, cyangwa hari mugenzi wawe washaringa iki kiganiro bikamufasha guhindura. Ndagira ngo ngusabe utubwire muri iyo nzira y'iterambere tujye kuganiraho, ni ikihe cya mbere cy'ibanze gikomeye umuntu yagakwiye kuvuga ngo iki kintu nkimenye kizamfasha guhindura imitekerereze yanjye, cyane cyane imitekerereze y'iterambere. Iyo tuvuga ibi biganiro tuba tuvuga ibishaka kuganisha ku iterambere, kuvana ku rwego A ukujyana ku rwego B, gukomeza kugera ku nzego nyinshi ukagera kuri hashoboka. Icyo kintu ni ikihe Sebastian? Dukunda kuvuga ngo waruzi ko igitekerezo cyakubyarira iki inyungu ifatika, ariko ntabwo ari cyo tugiye kudevelopa, ahubwo ndi gushaka kuvuga ko ikintu cya mbere wakora ni ukubanza gutegura mu mutwe wawe. Gutegura mu mutwe. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva, ukabanza ukumva ko mu mutwe wawe witeguye kwiteza imbere, byoroshye cyangwa bigoranye. Hari uburyo bwinshi rero wabikoramo. Icya mbere hari ukuba wareba abantu bari muri business cyangwa bakora business bakakugira inama, icyo twita aba mentor, sibyo? Icya kabiri hari ukuba wasoma ibitabo bigiye bitandukanye birimo ubwenge bw'abantu biteje imbere. Ngira ngo hari igitabo bise Psychology of Money, ngira ngo urakizi. Hari igitabo cyitwa Rich Daddy Poor Daddy, urakizi. Hari n'ibindi bitabo byinshi bigiye bitandukanye bihari. Hari n'icyitwa Side Hustle. Side Hustle ubwo ni kwa kundi ushobora kuba ufite akazi ariko ukagira utundi tuntu ukora nyuma y'akazi twagufasha kugira gute kwiteza imbere. Ubundi ariko icya mbere mu kubanza gutegura mu mutwe wawe, ukavuga ngo jewe kanaka ndi ku rwego runoro ariko ndumva nshaka gutera imbere. So ukabanza ugafata ibitekerezo byawe byose byo ukoze byose ukabikora ugamije kwiteza imbere. Icyo ukoze cyose ukagishyiraho umutima uvuga ngo ikintu ngiye gukora kirabyara inyungu cyangwa nta nyungu irimo. Ese ko ngiye gutakaza umwanya muri ibi bintu biraza kumfasha cyangwa ntabwo bimfasha? Urumva rero aho hantu harimo ikintu kimwe cyo kubanza kwitegura mu mutwe wawe, ukavuga ngo nyeneye gutera imbere uko byagenda kose. Ubwo nkurikije ibyo umbwiye numva ko gutegura mu mutwe bivuze kumva ko nta kintu kidashoboka, igihe cyose ugishaka ko kiba. Kandi n'Imana iravuga ngo tera intambwe imwe ntere izindi igihumbi nza ngusanga. Ubwo bivuze ngo kubanza kwakira ko ukeneye impinduka z'iterambere zikujyana aheza watangira urugendo rw'iterambere. Icyo ni ikintu cya mbere. Ese uriteguye? Umutwe wawe witeguye kwakira impinduka mu buzima? Nyemerera rero tujye tugana no ku ngingo ya kabiri. Ni ikihe kintu cya kabiri wakora kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke mu gihe cy'amezi 4 gusa? Ikintu cya kabiri rero mu ndimi z'amahanga mu cyongereza tukita time management, gukoresha igihe cyawe neza. Step ya mbere wamaze gutegura mu mutwe, ibitekerezo byabisize ku murongo, wamaze guhitamo icyo ushaka, uri kugenda urebera ku bandi wabaganire cyangwa wasomye na bya bitabo byanditswe n'abantu ariko binararibonye muri icyo kintu. Icya kabiri rero ni ugukoresha igihe neza, gukoresha time management. Murambivuga n'abantu benshi twagiye tubana barabizi ikintu bita igihe nicyo kintu nubaha. Nimvuga time management, gukoresha igihe ni ukuvuga ngo hitamo ibikwiriye, bitakaza igihe mu bintu ubona na ngo bigufitiye. Turi buze no kuza kugera ku yindi ngingo wenda nidukomeza ivuga ngo noneho hari icyo gihe uri ugita no ku bantu noneho batagufitiye akamaro, nabo turaza kubibona. Ariko turi kuvuga ku gukoresha igihe. Niba ubona hari ibintu ugiye kujyamo ariko bidafite icyo gukungura, ntacyo biri kugutwara umwanya gusa, sibyo? Wumvisha abandi bagiye, nawe uragiye wiriwe wicaye ku muhanda se, abandi bagiye gukora, we nushaka kujya gukora uri muri movies, uri mu biki, icyo gihe kiri gupfa ubusa. Mu magambo make, shaka igihe gihagije cyo kwihugiraho ukora ibyaguteza imbere. Wiryamira, byuka kare. Byuka kare, jya ku murimo. Nimba utanawufite, byuka wige ibizakugira umumaro, kuko twabonye ko ikintu cya mbere ari gushyira ubwenge bwawe ku murongo, hanyuma ukabihuza no gufata igihe cyawe ukagikoresha ibikwiye
biri mu byo ushaka kugeraho mu ntumbero zawe z'iterambere, kugira ngo ubashe gukoresha igihe neza. Mbahaye tips buriya biba byiza nk'uko ubona njye buri gihe ngira ngo ukunda kumbona mba mfite kagenda mba mfite utuntu twanjye twose natwanditse. Mbere yo kuryama, niba ugiye kuryama banze uvuge ngo ejo nzakora ibi, uvuge ngo guhera mu gitondo kugera saa 4 ndaba nkora ibi bitewe n'akazi ukora, cyangwa upangire umunsi wose bitewe n'icyo ukora. Wenda umunsi w'ejo muhariye gukora ibi ngibi gutya na gutya. Icyo bigufasha nta kindi, urareba ukavuga ngo uratikinga, ukavuga ngo nari nihaye ko mbere ya saa 6 niba ndi gukora iki, ndaba ukabibura ukabona byabaye. None nacyo bigufasha iyo bitakunze ngo bigereho, urareba ni iki cyabineye, wagize umushyitsi utunguranye, ese uyu nguyu ni ngombwa ko muha agaciro. Hari ibintu dutakazamo igihe, by the way wari wifite ibyo gukora, umuntu araje ngo waje kuruhuka nta kintu afite, ukahita ujya muri mudu ye ngo tunyure hano ngo tugende muri ibi. Ibyo bintu niba utabipanze biragoranye. Ariko iyo ugiye kuryama ugakora ka timetable kawe, urereka ibikorwa ushaka gukora ukabiha igihe, icyo gihe gikorera neza, kuko uvuga ngo buri kanya iki gihe nagipangiye iki, sibyo? Icyo ni kimwe muri time management. Cya kabiri ni ugukora nka evaluation, ukareba undi se nabwirwa n'iki ko nakoresheje igihe neza. Ni igihe wakoze ibyo wagombaga gukora, uzabibwirwa n'iki naho byanditse ngo uvuge ngo iki nagikoze cyangwa se nagikoze kubera impamvu izi nize, ejo uzabona uko utegura. Ntabwo mvuze ngo 100% watsinda, ariko uba ugomba guharanira gutsinda ukagera ku ntego z'ibyo wiyemeje. Ubwo rero umuntu aza kujyana mu byo ashaka, buri kimwe cyose kibaye nawe wenda byagira gute, byagorana. Tegura. Umuntu araguhamagaye, reba nimba kuri ya gahunda wateguye y'umunsi hari umwanya ufiteho n'igihe ari gushaka kujyanamo. Umuntu ntaguhamagare ngo wihutireho uve mu byawe urimo ngo uhite wiruka. Ibyo ntekereza ko inshuti bakunze ibi biganiro byacu nacyo tucyumvishije, kumanaginga neza igihe cyangwa se kwita ku masaha tuba dufite ku munsi. Ejo habaho iyi munsi, koresha neza uyu munsi kuko utazi uko ejo hazaba hameze. There is no tomorrow. Now gahunda ubu ni nona. Reka dukomeze ngo n'ingingo ya gatatu. Noneho muri ya gahunda ni iki kintu cya gatatu gikomeye kizagufasha guhindura imyitwarire yawe mu gihe cy'amezi 4 nuramuka wihaye, kuko tumaze kubona igihe ibi bintu byose nabyo cyiyongera mu gihe ushaka kwiha mu gihe cy'amezi 4. Icyo kintu cyabikiye Sebastien, ndagira ngo tubigendemo neza. Ikindi kintu wakora tuvuye kuri time management, ni mbere twavuze shyira ibintu byawe kugenda umenya icyo ushaka, umenye n'ibyo ushoboye n'ibiki. Nabwo ngo wasoma n'ibitabo ngo ukora gushyira ibintu byawe kugenda kariya iriya ngingo mbere navuze harimo no kwiga kuba wasoma ukafite skills runaka. Icya kane rero, icya gatatu ni ukwiga ubundi, kwiyungura ubundi bumenyi bushya. Shaka ukuntu mu bintu wari uzi wakongera mu tundi tuntu wamenya natwo twagira gute twagufasha. Shaka kandi kantu wiga katuma ugaragara buri gihe uhorana udushya mu byo ugeze gute uri gukora. Niko navugaga ngo learn new skills, sibyo? Kwiga akandi kantu gashya. Ako tugiye noneho nko mu batekinisiye, n'urugero wize kudoda, ariko nta hantu ufite ho kudodera, wize kubaka, wize iki, wajya ukiga no kogosha, ko ushobora muri cya gihe utetereje akazi ko kujya gukora bya bindi wumva ushoboye cyangwa ukunda cyane, ariko ukiga n'akandi kantu gato, kwiga umwuga, ukihugura mu kintu runaka. Iga no gutwara imodoka se wenda, cyangwa wiga amategeko y'umuhanda. Ibintu nyine ugira akantu gashya muri wowe wumva uharanira kugira gute, kumenya, kongera kumenya, kuko ako ngako gashobora kugutabara cyangwa kaguhuza na wa wundi ugomba kukugeza hahandi. Kwiga, kwiyungura ubumenyi, ugashaka ikindi kintu wongera ku bumenyi ugeze gute ufite. Iyo myitwarire ifite ni ukuri ko Imana nakubwiza ukuri, ubugenda uko ugenda wunguka kandi ubugenda uko ufungura amahirwe menshi. Muri ino minsi nta mukoresha ugikeneye umukozi uzi ikintu kimwe, ugomba kuba uri multitask, uzi ibintu byinshi. Nkaba nshoboye kuba wenda nkanjye nafata video nkayeditinga, namara kueditinga nkayisharinga, byose nkabikora, sibyo? Nakeneye abandi bantu ngo ngo warecordinze ngo ntiwakweditinga. Iyo rero izo karite zose zihuriyemo ugasanga uzifite ari nyinshi, urumva amahirwe abarigize gute ari menshi. Ubugize amarembo y'amahirwe ahantu henshi hatandukanye. Nukuvuga ngo ubwenge ufite aka kanya cyangwa ibyo uzi wamenye guhera muri 2000 cyangwa se na mbere yaho cyangwa se na nyuma yaho, ntago buhagije gusa ngo wumve ko ufite karite zikenewe ku isoko ry'umurimo. Nkuko yabivuze mu ngero zitandukanye, icyo wize cyose ushobora kongeraho n'ikindi gishobora kukuzanira amarembo. Ufite business, wize wenda guteka, ariko ntigeze wiga ibijyanye no kuyobora
business cyangwa icyo twita business management. Ushobora kuba warize business management ariko ukumva ukeneye no kugira amasomo wongera ku cyo bita business accounting cyangwa kumanaginga icungamari. Ibyo byose ni ibintu ugenda ushyiraho, ntago bivuze ngo wige icyo kintu gishya ugishyize ngo kimetirize uhindure uburyo wakoraga, ariko nibura ubu bifiteho amakuru, icyo bizagufasha kubona abakiriya bashya, guhura n'abantu bashya kandi muri domene zose. Ubwo gufungurira umutima wawe gufata ubumenyi bushya no kwiga bizatuma ugera ku ntego zawe. Ikindi nanjye nshaka kongeraho ku cyo wari uvuze, unyihanganira uranyemerera? Yego tugende. Urakoze. Nuko nta muntu n'uyu n'umwe utakigiraho ikintu. Umuntu wese ukwegereye afite ubumenyi akurusha. Mwe mudukurikiye turababwira ibi, ariko ntibivuze ko ari uko twe tubizi cyane, ahubwo nuko natwe twigira ku bandi. Nawe aho uri hose ushobora kwigira kuri mugenzi wawe, ushobora kwigira ku mumotari ugutwaye, ushobora kwigira kuri mwarimu wakwigishije, ahantu hose wagakura ubumenyi. Bityo rero ese haba hari channel tukiri kuri iyi ngingo yo kwiga? Nibura umuntu uvuga ati ngo none se ngo ndasubira kwiga, njye singishaka kwiga. Ese haba hari indi miyoboro wakoresha ushaka ubumenyi usibye ubwo wakuye ku ishuri? Yegera hari byinshi cyane. Tubwire nk'itatu yoroheye buri muntu wese aho yaba ari, cyane cyane ijyanye n'aho isi igeze. Isi yacu iri kwihuta mu iterambere na tekinoloji. Ntabwo ndi buze kuvuga umuyoboro kuko irahari ari myinshi, ahubwo ndamubwira uburyo yawubonamo. Sibyo? Kugera aka kanya nzi ko muri iki niba utari gukoresha imashini, computer, uri gukoresha telefone yawe. Ariko ndabizi neza ko uzi kujya muri YouTube search, ari akantu hari abasacinga. Sibyo? Bitewe n'icyo wumva ushaka aho dukurikiye aka kanya. Ndagira ngo baze no kwirekura batondeke muri comments nk'uko bajya babikora. Icyo udasobanukiwe tubaze wandike muri comments, tureta tugusubiza aka kanya. Ariko mukande like, mukoreshe n'ibibagiro no kugira gute no gukora subscribe kugira n'ibiganiro bizaza. Ahubwo jya wahanditse search, wandike n'ijambo wenda uvuge ngo kogosha muri kuri YouTube. Bahita baguhereza amacano yose yigisha ibintu bijyanye no kogosha. Ni gute bategura amafunguro meza. Byandikemo muri search, bahita baguhereza amacano arenga 1000 bakora ibyo bintu. Kandi ibyo byose ushobora kubikora mu rurimi rwo rwose. Yego. Ikinyarwanda, Icyongereza, n'Igiswahili byose, ururimi rwose washaka. Ahubwo ikibazo nuko abantu batazi aho bashakira ibintu byabafasha. Sinangombwa ko ibyo turi kuvuga ngo ujye kwiga ubumenyi bushashya, ujye gushaka mwarimu guca amafaranga wenda nanabifite kuri izo megabyte zawe. How ni gute nakwiteza imbere? Ngaho ujya kuri YouTube wandikemo ni gute nakwiteza imbere, ni gute nabona igishoro, nangire business. Nubishyiramo nubone link zirenga 100 n'amacana arenga 100 abantu bose bavuga kuri business, mbere ko mwese ariko sinababese. Ubwo nibwo buryo buhari. Yego. Kugira ngo buri wese mu kintu yumva yakiyunguramo ubumenyi, sinzi icyo wowe udukurikiye bisemo, ushatse wanakitubwira kugira ngo wumve nyine. Andikamo icyo ushaka. Ni gute nakwiga gutwara imodoka? Hariya barahari, hari aba teacher bade simbamamariza, ariko barahari benshi. Amategeko y'umuhanda shyiramo hariya. Buri kimwe cyose wowe wumva utekereza kirahari, cyarakozwe. Jya ubyandike, uraza kubona ababikora n'ababikozeho, hanyuma nawe wiga ubumenyi. Yego. Ibyo koko ni ukuri abisobanuye neza. Uwo ni umuyoboro woroshye ushobora gucaho ubona ubumenyi bw'ubuntu bw'abantu babushyize kuri YouTube. Ukoze icyo cyo gushakisha, hanyuma ukandikamo ikintu cyose utekereje nk'uko yabivuze kiba gihari. Twihuse, ubwo twari turi ku ngingo ya 3 yo kwiga ubumenyi bushya cyangwa se learning new skills. Ni ikihe cya kane? Ikintu cya kane rero reka nyivuge, ndagenda mbijyana ku buryo bigenda byuzuzanya. Ikintu cya kane rero tumaze kubona ko ugomba kuba tayari mu mutwe, ugakoresha igihe neza, ugashaka utundi tuntu dushya wiyungura. Icya kane rero usigaje kwitandukanya n'ibintu byose. Ubwo ndavuga ngo inshuti, abavandimwe, bya bindi byose. Niba wakundaga inzoga ukayireka, ubwo nyine no kwitandukanya n'ibintu byose wakundaga, wowe ukabanza ukiyanga kugira ngo none ureme wa muntu wundi mushyashya ushaka. Nshatse kuvuga iki? Wese gatoya. Ahantu ndumva waba ugiye kudushuka. Ntabwo mbashuka. Turareka inshuti n'imiryango. Yego. Sobanura ibyo bintu. Impamvu ngiye kukubwira. Reka mere ku nshuti. Dushobora kuba turi inshuti wese 3. Njye namaze kwitegura mu mutwe, ndatwirirwaga duhura dutera imbozi, dusangira, twikirira game cyangwa se dutarasa. So namaze gutegura mu mutwe wanjye, mbona ko hari icyo nshaka.
kugeraho. Ndashaka kwiteza imbere kuko twavuze ko ari ibintu bitanu umuntu yakora agahindura ubuzima bwe akiteza imbere mu mezi angahe ane. Iyo myitwarire yigize twagendanaga twirirwanaga dutembera twabusaba mu gitondo turabyutse turagiye sibyo cyatwirirwa duciringa turyoshya n'ibiki. Ndavuze ni ibi naho byangeza misemo kugira gute kugira ikintu mpindura mu buzima bwanjye ubwo ni imyitwarire birimo sibyo. Ubwo nivuga ngo reka na n'inshuti zawe sibyo nabaye Starato kari inshuti yanjye igihe cyose twagendaniye ni ikihe kintu kineza imbere yangejejeho, ni ibihe dukora bituma niteza imbere. Ngasanga usibye kuba twirirwa dutembera bukira tugataha tukaryama tunaniwe nta kintu. Ubwo rekana na Starato, reka mvuge ngo Starato no tomorrow I'm not coming wize ubwenge bwawe ahubwo reka njye gushakaho nagira gute nabushyira mu bikorwa mbona amafaranga. Umuryango ushobora kuba wibera muri famiye yanyu iwanyu hari ibintu byose ntago buriya ikintu twita comfort iyo ushaka gutera imbere byo kumva nyine iri mu bihe byiza ari n'iki urabire kwibabaza ukagenda ukabanza ugakubitwa. Uzacunga umuntu wese iyo afashe icyemezo akajya guhiga muri icyo gihe agiye ntago ahita afatisha, habaho igihe cyo gustragoringa guhasoringa sibyo. Wivuga ngo iwacu ngo mba mu nzu y'ubuntu ngo barangaburira ndarya nkaryama, nibyo navuga ngo iyambure byose anga byose rekana na byose. Umuryango wawe usiga ujye guhiga manuka wevuga ngo nize i Kigali barubaka nize kubaka reka mve mu rugo ngende. Ubwo ntabwo uvuye ko kubanze ariko wowe banza wumve ko mu byo ushaka ntacyo uri kugeraho agutandukana nabo sibyo. Ubwo ndi kukubwira ngo how do you use your time, uko ukoresha igihe cyawe. Ese umfasha gukoresha igihe niteza imbere. Ese kuba ndi mu rugo gusa ntacyo wenda bantwara ntacyo ariko se ndi gutera imbere. Icyo nakubwira rero nkubwira ngo ikintu cya kane kibaho ni ukwiyanga wowe ubwawe ukanga inshuti ukanga abavandimwe nawe ubwawe ukiyanga. Hari ibyo ukunda reka tuvuge nkunda agacupa nkunda kuba ndi kuri kontwari ariko si yo ndi kuri kontwari mba nishyura cyangwa nishyuza mba ninjiza cyangwa nsohora. So iyange nawe wumve ko rya cupa ritari ngombwa uwo munsi kujya mu kabari bitari ngombwa ahubwo ujya gushaka amafaranga sibyo se. Ni icyo nashakaga kuvuga rero mvuga ngo ikintu cya kane wakora fata bya bindi byose yaba ari inshuti mwakundaga kwirirwa na museka mugira gute. Kera nigize kunyura mu burezi nakubwira abanyeshuri ikigare cyaba mwene ariko ubwo nimurangiza kwiga niba uzongera kuvugana buri wese ahita ajya kwireba. Icyo rero icyo kiba gihari ni ukuvuga ngo tandukana na byose bifate n'ibidahari wowe ugenda ube wenyine wumve ko urugamba ugiye kurwana rw'iterambere ari wowe urwibona kandi nta muntu uzagira gute uzagufasha. Turavuga ngo no one will come to save you apart from you yourself. Bivuze ngo icyo ni cyagiye cyameze nitukiri kuvuga yego ubikoze mu mezi kwitandukanya n'abantu muri rusange bose ubona bagutwara igihe ukishyira ku ruhande ukitekerezaho ugafata igihe cyawe ukagishyira ku murongo ukiga ibintu bishya. Ibyo byose muri ya mezi ane uzavamo wabaye ikiremwa gishya. Ntibanyumve nabi ntabwo navuze abantu gusa n'ibintu n'imyitwarire n'imigirire wowe ufite muri wowe n'ibitekerezo utandukana n'ibintu bivuga ngo nzakena ariko muri ishyiremo mindset uvuga ngo I have to be rich. Tandukana n'ibyo bitekerezo nabyo ni ikibazo. Wakundaga ikintu runaka imyitwarire imigirire uraryamira byo ukagenda mbego ubite nyagirwa urumva njyewe narize ntabwo najya guterura sima jya kuri sima ni naho uzavugira cyacyoneza bamenye ko kizi ejo ni haza umuzungu cyane haza abantu ugenda uhita kape tuzamuka cyangwa translate why not twatuntu dutoya navugaga wize ibintu runaka ariko urumva icyongereza ntacyo uzi. Hari n'ibintu abantu basigaye bapinga ikintu bita indimi ugasanga nyine ntabwo uruzi kandi kuri YouTube biri English Kinyarwanda how to learn English icyongereza Kinyarwanda wiyigishe nyine wungura ubumenyi bimwe navugaga kuko nta wamenya ushobora kugira gute aho amahirwe azaturuka. Ibyo bintu nizere ko mubisobanukiye si ukwanga gukunda ibyo ukunda ahubwo ni uburyo bwo kwiyima ariko ugambiriye ineza yo kwigirira cyangwa se guteza imbere intumbero zawe ufite muri cya gihe cy'amezi ane twakomeje kuvuga. Ndagira ngo dukomereze ku ngingo ya nyuma tunasoza tubashimiye ababashije kugera hano mwumva bitanu wakora ukabasha guhinduka mu mezi ane. Icyo rero yaramaze gusorezaho mu kanya yavugaga kwiyanga nawe ubwawe kanga ibibukora ariko ntago ari bibi kuko wabikundaga ariko nimba bitakwinjiriza ubwo byabaye umwanzi wawe. Inshuro nyinshi usanga umwanzi wawe atari abandi bantu umwanzi ni wowe n'ibikurimo n'ibitekerezo byawe. Kubera iki wumva ko mugenzi wawe ari umwanzi wawe? Nta mwanzi uhari, nta n'umuntu udahari kugufasha. Ubundi se gucya gufasha
uri umugabo, uri umukobwa, uri inkumi, ugejeje imyaka yo gukora, nimba ufite inshingano zo kukwitaho uretse wowe. Uko kwiyanga yavugaga rero ntabwo ari ukwanga wa muntu, ahubwo ni ukuvuga ngo reka njye nitandukanye no kumva ko hari umuntu undeberera cyangwa unshinzwe, hanyuma njye kwiyitaho, kandi uzabigeraho mu gihe cy'amezi 4. Yego, bikore, birashoboka. Reka dukomeze rero, ubwo n'ingingo ya 5 ari nayo dusoreza ikiganiro cyacu. Iyo ngingo ni iyihe muri bya bintu 5 umuntu akwiye kuba afite kugira ngo ahinduke mu gihe cy'amezi 4? Murakoze cyane. Rero ingingo ya 5 irabantu uvuga ngo you have to create a product. Niki noneho mbona nshoboye najya kugurisha. Tegura ikintu uvuge ngo how can I make money every day. Wowe mu mutwe wawe hita wiremamo ikintu urumva twavuze ugomba kwitegura, warangiza ugakoresha igihe neza, ukiga ubwenge gushya, hanyuma ukahita wiyanguka. Noneho nyuma y'ibyo byose rero hita uvuga ngo niki noneho nagurisha. Niki nagurisha. Noneho ugiye kumakinga money like what? Ko wamaze kwitandukanya n'isi, wabonye ibyo ushoboye, hari ibyo wize n'abantu bose. Noneho ubonye ushoboye gukora iki? What is product or service wagurisha abantu bakaguha amafaranga? Sibyo? Buriya rich people, abantu b'abakire, ikintu bakora uzabicunga 90%, amakinga sho ko buri munsi yinjije amafaranga. Yego. They just touch on money every day. That's why you see je nkunda kubwira n'abantu ba creating a business. Sibyo? Ubu bakomeza bavuga ikibazo cya finance, ubushobozi, kandi icyo ngicyo cyo twagihaye umurongo, cyo kirazwe. Igihari rero ikintu cya 5 ugomba gukora no kuvuga ngo nyuma yuko maze kwisobanukirwa, ndimenye namenye undi we, nitandukanyije n'ibyamvunaga n'ibiki byose, noneho nshoboye kugurisha iki? Ntabwo icyo ugurisha ntabwo tuvuga ngo ufite ikintu wagitero cyane ku isoko, n'ubumenyi ufite bwa bundi bushya navuze ushobora kubucuruza. Ushobora kuvuga ngo nzi kogosha, nkaza kuri salon de coiffure nkabamenya, ariko njye maze kumenya kogosha, doye certificate mvuye kubyiga mu makazi. Sibyo? Ukavuga ngo nize videography, ariko muri no minsi kumwe wari uri kwikoraho nize editing. Ukajya aho bari atariko mu mayakazi dore ibi nabikora. Sibyo? Uri umucuruzi, nawe umaze kureba uravuga ngo nacuruzaga ibi, niyo mpamvu n'abakiriya nabonaga, ariko mbonye hari izindi produits zaje ku isoko nazizanye, ndamutse nzizanye make it available to people. Ziratuma abantu bagira gute maze bagwa mu cyo ukora cyose. Niba witekereje wowe mu gihe wumvaga nta kintu ushoboye, ntacyo wakora, ukaba wamaze kwitekereza wakurikije zino nama 5 nakubwiye, iya 5 irakubwira ngo ubwo bumenyi wiyunguye, icyo kintu gishya waremye wabonye, ni bande bagikeneye, urakigurisha abandi. Yego. Ibyo bintu rero nibyo 5 nagombaga kuvuga abantu bashobora, cyangwa se buri muntu wese ashobora kugenderaho akiteza imbere mu gihe cy'amezi. Ibaze uhereye no munsi, yego, wowe witandukanye n'ibyakuvunaga icyumweru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, icya gatanu, ugashyiraho ukundi kwezi mu mezi 4, ni ikintu kinini cyane. Warahindutse, ibintu byarahindutse, waba urundi muntu mushya kandi uteye imbere muri buri rwego uherereyemo. Ushobora gufata ingamba zo kwicara mu gihe cy'amezi 4 ukiga ibintu 5. Yego, nk'uko Bwana Sebastian yabisobanuye. Icya mbere ni ugushyira ubwenge bwawe ku murongo. Icya kabiri ni ugufata igihe cyawe ukakishyira mu bintu by'ingenzi ukwiriye kwitaho. Wumva ko igihe cyawe ari icyawe kandi ugomba kukiyobora mu bikugirira umumaro. Icya gatatu nk'uko yabivuze ni ukwiga ubumenyi bushya. Iga ikintu gishya byibuze buri munsi. Icyo kintu gishya kiyongere mu byo wari ufite kandi wakoraga. Icya kane nk'uko yabivuze ni ukwitandukanya n'ibigufashe byose. Ubundi uravuga ngo uva muri comfort zone. Muri comfort zone, inshuti, umuryango, abavandimwe, akazi, niba bitakwinjiriza bireke. Mu Kinyarwanda cyiza, itandukanye n'ibyagushimishaga byose bitakwinjiriza, ahubwo wowe ubitakazamo umwanya n'amafaranga. Kandi umwanya tuvuga ko ari wo mafaranga, igihe time is money. Nibyo. Icya 5 nk'uko nabivuze, icya 5 rwose ni ukureba n'icyo ushoboye gukora, ni bande bagikeneye, ukajyayo. Go to sell to them. Ni iki wacuruza? Yego, serivisi cyangwa igicuruzwa. Yego, cyangwa se n'ibitekerezo n'ubumenyi bwawe, that is a product you can sell. Wowe n'ubwo ushobora gucuruza ubumenyi ufite,
gukora content zigisha, ukigisha abantu, ukabakora ibyo badashoboye, nimba uri umutekinisiye uri gutanga ubumenyi bw'ibyo wize mu nzego izo arizo zose. Ushobora no kuba umucuruzi w'ibintu noneho, ucuruza ibintu bifatika. Yego. Okay. Ibyo rero byari ibintu bitanu nkuko tumaze kubicamo byose byagufasha guhinduka mu gihe cy'amezi 4 gusa. Ukaba witeje imbere ugahinduka nyine mu nzira njyabukungu. Iterambere nkuko twabivuze ntago ari ukuba gusa ufite business iri kuraninga cyangwa se ufite service utanga, ahubwo hari n'imyitwarire boneza murimo ukeneye kuba ufite mu rwego rwo kugira ngo wite ku bintu byawe. Ibintu byawe ntago bizigera bigera aho bigera wowe utabashije guhinduka. Nukuvuga ngo ushobora kuba ufite business inagenda neza ariko abakozi barakunaniye. Genda wige ni gute nayobora business n'abakozi twese tugakora neza. Ibyo byose rero bikubiye muri ibintu bitanu ukwiriye kwiga mu gihe cy'amezi 4 gusa ukabubaye ikiremwa gishya. Ibintu bikora. Yego. Dusoza tubwire icyo bita kanoza ngendo cyangwa se agakeregeshwa ka nyuma bonus bundi dusoze tureka abana ahubwo noneho bajye muri cyagiye twavuze cyo kwita ku masaha. Ntukamara umwanya munini kuri bitafitiye umumaro. Ariko turabizi neza ko iki kiganiro nimba ukigishije hano gifite icyo kikwigishije kimwe cyangwa bibiri. Yego. Inama rero njyewe nabagira mwese mwadukurikiye ni imwe. Ibi bintu navuze ntabwo bikora umunsi umwe ngeje impinduka uzibone. Hari ikintu twita guhozaho. Bikore kenshi gashoboka, wibikora rimwe ngejo ngo bireke oya. Twashyizemo igihe kinini kigaragara kugira ngo umve impinduka zaba zibayeho mu meza ni nyine. Iyi Kigali barakubwira ngo uko wayisize uno munsi byose kuyisanga. We fata ameza 4 witekerezeho. Yego. Witekerezeho uvuge ngo ese ubundi kumbayeho gutya ndishimye biranyuze. Nubona rero bitakunyuze ukurikize izi nama twaguhaye, kandi nanone icyo gihe nawe ukihemo uvuge ngo ngiye guhera mu kwa 12 mu kwa 2 uzevariwe buri munsi ushyireho gahunda uvuge ngo buri munsi ndajya mbigenza gutya. Yego. Uharanire kubigeraho. Sibyo ntago wabyuka uno munsi ngo uhite ubihindura ngo niyo mpamvu navuze ngo mu masaha 28 oya ntago byakunda. Wowe ihe gahunda banza witekerezeho wikunda ubwawe ariko niyange. Ni wikunda ntago ujya gushimisha abagenzi bawe, ni wiyanga uraburi kure mu ndi muntu mwiza uzakunda igihe cyose mu gihe kizaza. Nukuvuga ngo nta nzira ya mugufi ihari yo kugera ku bukire. Ibintu byose ni gake gake, kwiyima, kwicisha inzara, kwiyima ibyo ukunda ukabireka naho ukunda kujya. Ibyo byose biri mu byo tubonye byagufasha. Yego. Sebabo ntitwareka abantu bakajya mu mirimo. Turabashimiye cyane. Bakande like, bakore share na subscribe. Bye. Naho butaha.